Murakumvise? Ni byiza kugira gute? Gushyira imbere ibiri ngombwa kuruta. Murakumvise? Tubanze dusobanukirwe ikiri ngombwa n'ikihutirwa. Nikigira gute? Ikiri ngombwa nicyo kiba igisubizo cy'ikihutirwa. Murakumvise? Ikiri ngombwa nicyo kiba igisubizo cy'ikihutirwa. Urugero, umwana arihutirwa ariko si ngombwa. Ikiri ngombwa ni ugushaka umugabo cyangwa umugore muzamubyara. Afite mwene se witwaga Marita, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yamariye imirimo wamubwiye akamfasha? Niko yavuze. 3 na kangahe? 41 niho tugeze. Niko bavuze ngo umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya yahisemo umugabane mwiza atazagwa. Ngombwa ngo ni bigari. Reba ibintu by'amagahunda biri mu bwonko bwe bitarangira, bihora biyogayoga nk'ivumbi. Nyamara Imana iragusaba akantu kamwe, ibintu byose bikajya kuri gahunda. Bikajya ngombwa. Uyu mugore yari umukire ukurikije uko bavuze. Mwakuze neza. Impamvu abazungu badutegeka, impamvu abazungu nuko babanje kubaka ibiri ngombwa. Babanje kubaka, bubatse amashuri, bubaka inganda, bubaka tekinoloji. Isi barayifite. Urabona ko akunda ujya gusenga ngo Mana ampa telefone, ujya bikuriza ya smartphone. Utekereza niba Imana yarumiwe, urimo kurizwa n'uko umuzungu wabuze amafaranga umwoherereza, kuko yakoze uruganda akora telefone, akora ati nibajya mu masengesho hari umunyafurika uri mu bihuru arira ibimyira byavanze n'amarira. Mwakumvise? Arizwa no kugira ngo abone amafaranga 100 cyangwa 100 yoherereza umuzungu namuhe smartphone. Ntabwo yumva se kujya uvuga ngo amayinite yashira ukumva urababaye. Urarizwa n'uruganda rw'umuzungu wahinduye tekinoloji umwohereza amafaranga. Iyo myenda wambaye yewe mu Mana nambaye ubusa, umuzungu urimo gukorera uri gusengera we. Kubera iki? Yaragutangatanze iby'isi byose, abatuye isi bose ibyo bakeneye, yubatse ibiri ngombwa byajya bitu. Kuko wowe twebwe dushaka ibyihutirwa. Dushaka iki? Icyo rero cyo cyatuma tugukira kwacu kuri kure. Hanyuma ababarizwa hano mu itorero rya Remera, ni hariya hafi ya stade. Igice kimwe cy'ubuzima bwanjye akazi nkora nako kuvuga ubutumwa. Niyo mpamvu nari mbabwiye ngo nishimiye kubana mu izina rya Yesu abamugisha. Nyuma murabizi ko abantu bagira mu itorero habamo impano zitandukanye, siko mubizi? Nyuma rero impano yanjye muri izo niyo kwigisha. Niyo bisaba rero gukurikira neza kandi witonze. Ugize ute? Witonze, kuko ngo ufite Bibiliya biba ari byiza, iyo utayifite ugatega amatwi nanone ni byiza kurutaho. Nyuma rero ijambo ugiye kubaganiriza biravuze ngo umutima utunganiye Imana niwo butunzi bw'ubundi. Murabyumvise? Umutima ugize gute? Niwo butunzi buruta. Umutima utunganiye Imana niwo butunzi buruta. Dusome ijambo. Dufate Bibiliya zacu
turebe mu gitabo cy'Ingoma za kabiri ibice 16 umurongo w'9. Umurongo ntabwo turangiza, turasoma interuro ebyiri gusa, A na B. Ingoma za kabiri ibice 16 umurongo w'9 A na B. Mwageze? Ingoma za kabiri ibice 16 umurongo w'9 A na B. Mwageze? Aravuze ngo kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima igize gute? Murabyibuka ijambo turi kuganira? Biravuze ngo umutima utunganiye Imana niwo butunzi buruta. Mwabyumvise? Ubutunzi buruta? Aha. Noneho niko mu isi yose niko umuntu arema. Niko umuntu uzumva nyine umuntu avuga ngo muza amahoro kubera inzara nta biryo, kubera ko ntize, kubera ko nta kazi, nta nzu ufite mu mujyi, ndi imfubyi, ndi umupfakazi, nta mwene wacu. Si uko tuvuga? Ibyo bintu rero birimo ikinyoma giye kukwereka, kuko nawe n'ubundi ni uko waba uriho, ni uko ubayeho, ni uko abantu babayeho. Kuriya babonye umuntu urimo kubyina gutya, abandi babona ko urimo kubyinira Imana, sibyo? Ariko mukuru urimo kubikoreshwa n'ikibazo. Waguye igisubizo wari ushaka ku Mana wakongera kukubona ahangaha. Mwabyumvise neza? Bagafasha neza? Nuko abantu bameze gutyo uko nguko. Noneho mwakumvise? Ntabwo rero abantu babuze amahoro kubera ko batize, kubera ko bakeneye nta mafaranga, kubera ko ari imfubyi cyangwa abapfakazi, kubera ko batagira akazi, batagira amazu, batagira ibyo byose. Aba mu isi yose abantu babuze amahoro kubera ikintu kimwe, ni ukubera ko badafite uyu mutima utunganiye Imana. Kuko Imana irakubwiye njye nawe turi aho, kandi amaso y'Uwiteka ahuta. Yavuze ngo ahuta ni nko mu kanya nk'ako guhumbya. Mu kanya Imana ibimaze kuzenguruka isi yose impande zose yitegereza ko hari umuntu watunganyije umutima we ngo bya bindi yari ayikeneyeho ibimuhe. Igira gute? Murakumvise neza? Bya bintu wari ushaka ku Mana, ya mazu, ya masambu, bya bibanza, bya bintu byose abantu bakenera, okay? Wowe wavutse bihari mbere y'uko se na nyoko bamenyana ngo bakubyare, byari bihari. Mwabyumvise? Ahubwo niwe watinze guhura na Yesu ngo utunganye umutima wawe, hanyuma ibyo bintu ushaka nyine abiguhe. Ibyo usaba birahari. Ibyo usaba ahubwo ikintu Imana ishaka irimo irakubaza ngo mbega ibintu ibyo usaba bifite icyangombwa cyo kubigura gifite, ko ari umutima unungana. Muragafasha? Ubukene mubona abantu bose bitwa barokore mu matorero yose. Mu matorero nicyo ngicyo gitumye umunyafurika amera kuriya ameze. Kuriya yagize gute? Kuvuga ngo dusenga amacuri. Wowe urabona ntabwo habanza ko waburaye, ntabwo habanza ko udafite aho uba, sibyo? Ikintu kibanza ni ugushaka uyu mutima utunganiye iki? None rero uwuciyeho, icya mbere uragitambutse, ukigize icya nyuma. Ukigize? Ahubwo ugiye ku cya nyuma ukigize icya mbere, uzafasha. Nomero ya mbere uyigize iya nyuma, na nomero ya nyuma uyigize wamaze gucika ibintu. Ibyo urimo kubyina ushaka kwaguka no kugera kure,
gahunda y'Imana ni ukukugenza gutyo uko biri na kariya ka usibye nawe mukuru. Gahunda y'Imana ni ukukugira neza. Nta kintu Imana ipfa n'umuntu. Ntabwo yari inaniwe kukugira ibuye, ntiyari kunaniwe kugira iki cyuma, ntiyari kunaniwe kugira ihene. Ijya kukugira umuntu, ijya kukugira gahunda yari yo kukugira neza. Niyo mpamvu ikubwiye ngo kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganye. Yagize gute? Iyo nigisha nyine ntabwo se wowe koko ubura amashuri mu mujyi wa Kigali ubure n'Imana, ubure inzu mu mujyi wa Kigali ubure n'Imana muri Kigali, ubure mwene wanyu ubure n'Imana, ubure ibiryo ubure Imana. Wowe uba udafite impfu ebyiri ufite impfu zingana. Hari icyaha kiri mu mutima, hari n'inzara ufite ku mubiri, hari n'ubukene ufite shitani ebyiri zizakwica. Nibe n'uriya munyamukire afite satani yo mu mutima, afite shitani mu buri wo mu mutima, akagira n'ibiryo. Ubwo se udafite ebyiri wowe ufite shitani ebyiri zizakwica. Mwakirize rero uriya ukuntu yamaramaje kubyaha akagera ku bintu, wari ukwiye kuba ufite ubukene n'Imana. Ufite ubukene ukagira ukabura amashuri ukagira Imana, ukabura mwene wanyu ariko ukagira Imana, ukabura akazi ariko ukagira Imana, ukabura inzu ariko ukagira iki? Imana yahindukira ikaguha ibyo ngibyo gusa. Haleluya! Murumva? Murakomeza? Jya kubwira kandi igihe kimwe nari ndimo nsoma igitabo, ngera ahantu handitse ngo ni byiza gushyira imbere ibiri ngombwa kuruta ibyihuta. Kuruta? Murakumvise? Ni byiza kugira gute? Gushyira imbere ibiri ngombwa kuruta? Murakumvise? Tubanze dusobanukirwe ikiri ngombwa n'ikihutirwa. N'ikigira gute? Ikiri ngombwa nicyo kiba igisubizo cy'ikihutirwa. Murakumvise? Ikiri ngombwa nicyo kiba igisubizo cy'ikihutirwa. Urugero, umwana arihutirwa ariko si ngombwa. Ikiri ngombwa ni ugushaka umugabo cyangwa umugore muzamubyara. Reba usanze umukobwa mu butayu arimo koroma ngo umwana nk'umwana, ariko umugabo umwigize azarinda afata abona Imana, kuko arimo gusenga asaba ikihutirwa, ariko ikiri ngombwa yagize gute? Akazi karihutirwa ariko si ngombwa. Ntukagire kubeshya ngo nta kazi ugira mu mujyi wa Kigali. Reka da, wavutse isi ibeshejweho n'akazi, izarinda irangira abantu bagikora. Ahubwo ikibazo ufite, umwuga wawe ntabwo ujyanye n'aho isoko ry'imirimo rigeze. Uramutse ufite umwuga, abafite akazi baza kukwishakira, nawe ukabategeka umushahara, cyangwa nawe ukakihimba ukakiremera. Mwakumvise? Akazi karihutirwa ariko si ngombwa. Ikiri ngombwa ni ugushaka umwuga wakaguhisha. Murakumvise? Amafaranga arihutirwa ariko si ngombwa. Muzika n'Imana ikoresha ibitangaza kuri buri wese muri twe. Ibyo dushaka Imana bikoresha iki? Amafaranga. Tubigeraho dukoresheje amafaranga. Burya rero nayo arihutirwa ariko si ngombwa. Ikiri ngombwa ni ugushaka ikintu wazajya uyasaruraho. N'abayafite ntabwo abyuka areka ikibasi imbere y'umuryango we ngo agwemo, ahubwo hari ikintu yagize gute? Yubatse kikazajya kiyamuhesha. Si mwakuze cyane? Mwakuze neza? Impamvu abazungu badutegeka, impamvu abazungu ni uko babanje kubaka ibiri ngombwa. Babanje kubaka, bubatse amashuri, bubaka inganda, bubaka tekinoloji. Isi barayifite. Urabona ko akunda ujya gusenga mu Mana amatelefone, ujya bikuriza ya smartphone. Utekereza niba Imana yarumiwe, urimo kurizwa n'uko umuzungu wabuze amafaranga umwoherereza, kuko yakoze uruganda akora telefone, akora
ati nibajya mu masengesho hari umunyafurika uri mu bihuru arira ibimyira byavanze n'amarira bakomeza arizwa no kugira ngo abone amafaranga 100 cyangwa 100 yohereza umuzungu namuhe smartphone. Ntabwo yitwa se kujya uvuga ngo amayinite yashira ukumva urababaye, urarizwa n'uruganda rw'umuzungu wahinduye tekinoloji umwohereza amafaranga. Iyo myenda wambaye yego mu bana nambaye gusa ni umuzungu urimo gukorera uri gusengera we kubera iki yaragutangatanze iby'isi byose abatuye isi bose ibyo bakeneye yubatse ibiri ngombwa byajya leta kuko wowe twebwe dushaka ibyihutirwa dushaka iki ikiro nicyo cyatuma twukira kwacu kuri kure mwakumvise we yubatse ibiri ngombwa umuntu wese agenda amushaka si ngombwa ko asenga ibyo yakoze bitumye abantu bamukenera kimwe no mu bitumye abanyafurika tudakira tutagira yaba uwize yaba utarize yaba ukomeye yaba uworoheje tuzinduka dushaka ibisubizo by'ibyihutirwa ntabwo tubanje gushaka kubaka ibiri ngombwa kubaka ntabwo ikibi ari ukuntu ubayeho ari ukuntu ubu amahirwe yararangiye ahubwo ikintu wagombye kurwana nacyo ni uko wagombye kubaka ibiri ngombwa biri ugasenga ngo ntihazagire umwana wanjye ubaho uko ndabayeho ariko umwana urimo kumuraga umuruho ukomeye uko urimo gusenga usanga ugize gute ibyihutirwa umwana we azavukira habi haruta wavukiye ariko umuzungu we kuko yabirebye yarebye kure areberera umwana yubaka inganda agerageza nk'uruganda rwa Heineken yanzuga yitwa Heineken murayizi ni uwo muzungu nyir'uruganda yaruvumbuye mu 1700 mu 1700 ni hafi ku ngoma za ba Ruganzu umwana umuntu umukomoka n'ubwo yaba ari umusazi n'ubwo yaba atarize n'ubwo azabaho nabi noneho kugira ngo utekereze umwana wawe muraga Imana amasezerano yawe Imana wazayasigarana mukize nawe uracyarizwa n'ibiryo uracyarizwa n'inzu ubundi si Imana yigwaje aho gusigara imyaka ingahe yo kuyibaho usigaje ingahe wagombye kurizwa n'Imana narindi no kwagabo turi kujyamira mu mutima utungana Imana niwo butunzi buruta ubundi none narigeze akabwira ngo ni byiza gushyira imbere ibiri ngombwa kuruta ibyihutirwa ikihutirwa gitandukanye rero n'ikiri ngombwa ni uko ikiri ngombwa aricyo kiba igisubizo cy'iki kikihutirwa ntabwo umuntu uri mu rugo arasenga amashuri niyo mpamvu ubona abantu bakora amagurupe yo gusenga agasenyuka atasenyuka bagashwana ni uko abantu badafite gahunda ye yo kubaha Imana yo kubaha iki barashaka kuryarya Imana ngo ibahe ibyo bisubizo ibahe iki hanyuma ubundi bayisigaho ngaho ariko iyo ushaka Imana igusubiza kandi ukazakiranuka muri ibyo bisubizo mugasaza ukazajya mu ijuru ubanza gushaka umutima utunganiye iki Imana icyo nari nshatse kuvuga n'iki nari maze kubabwira nyine mu buzima busanzwe no mu isi y'umwuka aho twahungiye aho ibibazo byacu birihutirwa ariko si ngombwa ikiri ngombwa ni ugushaka uyu mutima utunganiye Imana utunganiye ariwo watuma Imana iguha bya byihutirwa bya bike mabyumvise nyine ntabwo wabasha gusubiza utaratungana hano mu bwonko bwawe hano mu bwonko igisubizo ikibazo kiri mu bwonko ikibazo ni igisubizo kiri mu bwonko niyo mpamvu Imana ishaka guhera kuri hedikota ikabanza igakosora ibintu uragafashe turi ku ijambo ry'aho umutima utunganya Imana wo tuzi uruta ubundi na Yesu nande yari azi yuko ikiri ngombwa ikiri aricyo cyakugeza ku cyihutirwa icyo cyakugeza mufite Bibiliya genda urebe iryo jambo nyine
yuko Yesu yari azi ko ikiri ngombwa aricyo cyakugeza ku cyihutirwa, ikiri ngombwa aricyo kibanza, aricyo hanyuma kikakugeza ku cyihutirwa, kikakugeza Somaliya hirya aho ngaho mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka ibice ni 10 murongo wa 38 kugeza n'umurongo wa 42. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka ibice 10 murongo wa 38 kugeza na 42. Mwahageze isoko yicara risomera ahubwo ashaka kurikira ubwire ngo nahageze. Mwahageze se neza? Murari aravuze mititire yavuze ngo ibya Marita na Mariya niko handitse. Hanyuma itatu muravuze ngo nuko bakigenda niko bavuze bajya mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira mujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Marita, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yamariye imirimo? Wamubwiye akamfasha? Niko yavuze 3:41 niho tugeze. Niko bavuze ngo umwami Yesu aramusubiza ati Marita Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya yahisemo umugabane mwiza atazapfa. Ngombwa ngo ni bigari. Reba ibintu by'amagahunda biri mu bwonko bwe bitarangira, bihora biyogayoga nk'ivumbi. Nyamara Imana iragusaba akantu kamwe, ibintu byose bikajya kuri gahunda, bikajya ngombwa. Uyu mugore yari umukire ukurikije uko bavuze. Numva abantu yakiriye b'abantu 12 n'abandi bantu bose yabatekere, abantu bakurikiraga Yesu akavuye ko baragenda mu kazi bababyigana bagira nta gahunda bashyira, yaba yakara yaba atabakunda neza bashaka ko ribahera. Urumva neza? Amaze rero kugira gutya, ahageze umugore inzu yatanze inzu ye, yagiye kugura amavuta cya kigene, yaguze amafi, yaguze inkoko, ari guhata ibirayi, ari mu gikoni. Niko yikatisha imbere ya Yesu. Mwene nyina Mariya yicariye he iruhande rw'ibirenge by'umwami Yesu amutumbira, arimo kumva ijambo riva he mu kanwa. Uko azamuka kamere ya muntu ni mbi cyane, ni muryarya. Hari ukuntu umuntu aba akubangamiye bigatangira bigera n'indayimoni ziri hano mu bujana. Ubwo Yesu arimo arazireba, urwo niko banga amabutari kuyamutari bibwira byamaze n'amarira, urareba neza zizamuka zigera mu mavi. Yesu arimo arazireba ariko avuga n'ubutumwa. Izindi zizamuka zigera mu matara, zizamuka ziba zirasohotsa zimbere ya Yesu. Ngo ariko Yesu, igihe nahereye muragenda, ndimo kuvura, ndimo gukaraba, mwene data marayika wamubwiye akamfa. Kuko Yesu ibyo atabireberaho bakomeze cyane n'ibigiraga gutya ngo Yesu akore ntabwo ari byo rero. Azadayimoni barazicaye, zazamutse zireba, ntabwo umuntu atangira kubwira umuntu n'abako kanya, ahubwo bitangira gake bizamuka byigamo zizamutse gutya ngo Yesu abaramucakiye, azicakira zose kugira ngo zirunganye zifatire. Okay? Ati Marita Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya yahisemo umugabane mwiza tuzagira ate atazapfa. Nako kantu konyine murokora buze, nta kantu kare karaje. Yesu ashaka kuregera mu bwonko bwawe, ubundi ibintu byose bikajya he. Naka kantu konyine iki ni kwirirwa urondogora n'amagambo menshi mu manzi natuza by'Amerika ukamenya ukareka da. N'ababifite ntibatuje, n'ababifite
wiza kubeshya Yesu, wiza kubeshya. Ngombwa ni kimwe, ngombwa shaka ahantu ijambo ry'Imana ryicara mu mutima wawe, kuko ahantu Yesu ari n'ijambo rye, icya mbere kiba akavuyo n'akajagari birashira, hanyuma hakaza amahoro. Haleluya, mwakoze. Ndandisa munerange buri n'akantu gato kubera ko mutanzi nyine batwanange cyangwa ngo tumenye akandi kampataje n'akanigisha no mu rusengero babwiye ngo iminota 15-20 byo mugafashe neza. Aha, noneho ukoze ahantu tugeze bakoze nari ndimo ngo no mu isi y'umwuka, no mu isi aho wahungiye ubu bakoze ibibazo byawe wazanye kandi ufite birihutirwa, ariko si ngombwa. Ikiri ngombwa ni ugushaka uyu mutima utunganiye Imana. Numara kugeraho uraba ugeze ku kintu kiruta amafaranga n'amashuri, kuko kizaguhesha amashuri n'amafaranga n'amashuri. Aka kantu bavuga gutya karaje Imana ishimwe, karavuga ngo bagize ntabwo Imana ifite gahunda yo kugusubiza, ntayo ifite. Urakumva? Ntabwo ifite gahunda yo kujya gute, reka ibintu by'akavuyo n'akajagari nk'akamarita. Urakumvise? Ahubwo irashaka kuguha ikintu kimwe cyatuma igusubiza, kuko nyine ukuntu amasengesho y'abarokore b'Abanyafurika arishya Imana ari iki? Umara kuvanga ngo Mana mpumure, wagera hariya turi ukagaruka uti isukari, wagera ati nguze na tike, wagera ati na fanta y'umushyitsi, wagera hariya ati ugakubize. Urumva ayo masengesho y'Abanyafurika aravunanye nk'ukuntu umuntu wikopesha avunika. Urabona umuntu wikopesha ajya kuri butike kubera ko nta mafaranga afite, abayafite batambukana confidence. Murabona wowe ukagisuna gutya byaguruka Imana yagatanga ati wowe se, ati wowe kutavuga, ati banza ko ati banza kuri banza gira gute, banza uri wajya gutambuka wundi ati banza gukurikiza kuri. Nayo masengesho nuko avunanye. Mubise ukuntu avunanye. Yesu arashaka kuguha ikintu kimwe cyitwa umutima utunganiye, ahantu uzajya utakira hose akaguha ikintu mwifuza. Ntabwo ashaka Yesu aguhe andetaye, aguhe kamwe kamwe. Nawe arashaka kuguha iduka, hanyuma ukajya urivanamo. Washaka gutega imodoka ukajyayo, washaka isukari ukayifata, washaka umunyu, washaka kwakira umushyitsi. Ibyo bintu by'akajagari ntabwo Yesu abishaka. Arashaka kuguha ikintu kimwe. Kuguha ikintu, arashaka kubaka tekinoloji yitwa umutima utunganiye iki? Waterekomandinga igisubizo kikaza bisajyana. Kandi ibyo bintu by'akajagari n'akavuyo ngo ntuzafite amavuta, reka da, nawe ntayafite, nawe ntagize gute, ntayo. Araganira ibyandigisha iwacu nyine akazi karira guha ubutumwa. Nyababwira ngo imbeba yarwanye na nyina mu mutego, irayibaza ngo iza mama, itese mwana wanjye gushinyitse amenyo usetse. Shinyitse amenyo si wowe uhanuza, si uguhanurira, ibibashinyikisha amenyo ni bimwe. Baravuga ngo kanaka arahanura ukabona imodoka, we yayijemo, yaba yayijemo. Nese cyemera n'imyaka 5 hakaba kigenda n'amaguru akodesha, wowe mukamuhuriye hafi mukagenda uvuga ngo ubuhanuzi bwe ntiburara mu nzira, maze we bwaracumbitse ari we nyirabwo. Bakimusereza nuko rero abantu baza bagashyushya nko kumushyushya ngo Imana turebe neza. Ntabwo yabikora, ntabwo igendera ku marangamutima yacu. Niyo mpamvu ibiguhuje n'ijambo uyu munsi igihe wararogotaniye ikaguha ijambo rigushyira ku murongo. Niba bikunaniye isokere bigendere. Sokereje gute? Urugo ni urw'umugabo, rugira ahinjirirwa rukagira n'ahasokera. Niba uyihereye ahasokerwa rero wajya gute? Jya kubikora kwa so na banyoko wanyu. Hano hari abajepe b'ijuru baragucaka, uzapfira muri icyo kibazo. Uzapfira he?
nuko abarokore batazi iyo bava n'iyo bajya, bararushye bagowe nabi, bararushye kandi bagize gute? Ntabwo mwumvise bavuga ngo yemwe abarushye n'abareba muze musanganire gute? None se kuva gusenga ukagenda urushya urumva wahuye na Yesu? Ahantu Imana iri haba amahoro. Niba wumva uvuga ko ufite Imana ariko akaba nta mahoro, iyo si Imana ni shitani. Abarokore basenga shitani mu isura yo gutinya ikibazo, mu isura yo gutinya. Murakumvise? Twongera andi magambo make dusenge tugende. Turi ku ijambo rivuga ngo umutima utunganiye Imana ni wo butunzi buruta ubundi. Ni wo butunzi buruta Neruka impamvu nyine uyu mutima ari ubutunzi buruta uburuta, utuma Imana igutabara aho bishoboka, ikagutabara naho bitagira gute. Mwabyumvise? Ako sinatariyo mugiye kuba mu murongo nta mwanya wabyo, nta mwanya aho mugiye dusome Zaburi ya 81, Zaburi ya 84 12, Zaburi ya 84 umurongo wa 12, Zaburi ya 84 umurongo wa 12, Zaburi ya 84 umurongo wa kangahe? Mwageze se? Zaburi ya 84 umurongo wa 12. Mwashyitse? Aravuze ngo Uwiteka azatanga ubuntu, kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo ikingira. Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Uwo ni Yesu uri kuguha amasezerano mama. Uri kuguha iki? Zaburi ya 84 umurongo wa 12. Ari izuba n'ingabo ikingira, sibyo? Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima abagenda bagira bate. Ngikira cya cyangombwa rero, ngikira cya kintu kiri ngombwa. Wibeshya we wabuze inzu, wabuze mwene kanini, ahubwo ikintu ubuze, wabuze umutima utunganiye Imana, ari uwatuma bikugira neza. Igira imbere gato Zaburi y'101 umurongo wa 6. Zaburi ya kangahe? 101 umurongo wa kangahe? Zaburi y'101 umurongo wa 6. Mwageze neza mwagane? Haravuze ngo amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu, kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzamurera. Amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu, kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzamurera. Haleluya. Twa tuntu twose wumva abantu barashyiramo twa teoloji, udushuri, udufaranga, ibyenewa, ntabwo ari ibyangombwa byatuma Imana wiguha ahangaha gukora. Oya, umuntu ufite umutima utunganye niwe ugomba gukorera iki? Nicyo cyangombwa cyonyine cyatuma ukorera iki? Bariya abantu bavuga ngo bafite za lisansi, babikorera mu bwenge Imana yahaye Petero utarize. Utaragize gute? Noneho babona no 70% akabaga ihene, akabaga inkoko, agaserebura ati nagize distinction cyangwa grande distinction. Nyamara bikuye Imana, abikuye mu bwenge Imana yahaye Petero ko yayitunganiye kandi atarize. We rero abikoreyemo lisansi. Mwakoze neza? Ni ukuvuga ngo uyu mutima utunganye Imana, utunganye iki? Nicyo cyangombwa cyonyine cyatuma ukorera iki? Imana. Ni ukuvuga ngo uyu mutima utuma uba umuntu udasanzwe, umuntu kandi itorero ry'Imana n'ubwoko budasanzwe. Bivuze ngo ntabwo wayobora abantu badasanzwe kandi uri umuntu usanzwe. Murabyumvise? Wabyumvise? Murabyumvise? Ntabwo wayobora abantu bagize gute? Badasanzwe. Kandi wowe umuntu ugize gute?
witwaje ngo nize teoloji, witwaje ngo nize ahawe, reka da biriya ntabwo bikoramo. Jya kubikoresha wabivuga. Hano hakora umuntu ufite umutima utunganye iki wabifasha. Shyiraho rya jambo ryo hirya, urwandiko rwa mbere rwa Petero 3:12. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 3 n'umurongo wa 12. Hirya hafi y'Isuri urenza Abaheburayo tugera kwa Yakobo, tugera kwa Petero wa mbere. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice bigahe? Ibice 3 n'umurongo wa 12. Mwashyitse? Aravuze ngo kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi yari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi. So abantu bafite umutima ugaremana, n'amatwi ari ku byo basaba, ariko icyitondere igitsure cye kiri kuki? Uzumva barokore rero. Hari ukuntu duterana morale tugahumurizanya wa muntu we kubwira mugenzi wawe uje kubirangiza. Ije kubi? Ubwo murabeshya nyigije kubirangiza mugahana morale. Mugahana itari. Naho mukuri kuko wayinaniye uri inkozi y'ibibi ije kukurangiza. Ese ntabwo byumva neza. Ije kuyoza. None se kamaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, sikakubwiye? N'amatwi ari ku byo, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri. Genda ubirebe kugira ngo byumve Yesaya 1:19. none genda ubirebe kuri iryo jambo turi mu cyo wigiye imbere kuruta. Uri mu buraya, uri mu busambanyi, uranga uricana, warangiza ukavuga ngo Imana ngamubwira mugenzi wawe. Oya, akazari wakomeza ukisambanira. Hano hazi umuntu, ntabwo hazi umuntu wabuze yavani yajyaho. Ntabwo hazi umuntu ushaka aho yirirwa ngo bwire. Hano hazi umuntu wabanje kubyigaho neza. Ntabwo hari umuntu wari wese. Joro bababeshya barabeshya. Urugo ni urw'umugabo. N'urw'iki? Ni urw'umugabo, ntabwo ari urw'akagabo. Ushaka kuzana amacaca harijya kwa nyoko wanyu na bane gusengera abasaba ujye gucabirana. Hano ntibacabiranye. Ntabwo bacabiranye. Barakukubita. Yesashe murahari? Yesaya 19:8 haravuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabaryaha. Mwabyumvise neza? Abantu barimo guhana morale mu rusengero ngo bwira mugenzi we ngije kubirangiza, ngo bakirwana baratabara kuko umwana Imana izantabara. Niyo gituma nagira gute? Uzamwara wongere umware n'unapfe. Barabikubwiye hari Imana hari gusha. Iriya ni ubuhanuzi bw'abagenzi n'abajya bibazo. N'abaki? No ku Munyafurika bayo mukapfuye. Imana irakubwiye kuko amaso y'Uwiteka ari kuba n'amatwi yari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi b'abakiranutsi ari batungana Imana. Niba Imana yongeye kubwira ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza, urabyandikiwe. Ibibuga byaje yavuze ngo kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima itunganye. Ariko izi nkozi z'ibibi, aba bantu bigira beza ari bane. Bigira beza? Imana irakubwiye ngo ije kukurangiza. Iravuze ngo nimwanga mukagoma inkota irakurya. Ushyire Imana urubanza, amaso yawe ni mazima, amazuru yawe akora neza, igifu cyawe cyose urohama nta giturenzaho. Uretse Imana kugenda we yakugiriye nabi, mwahuriye aho ugomba kugenda. Amaguru yawe arakora neza, abandi barayabisize hashika mu Imana kugenda. Ahubwo yaragusubije hanyuma urarindagira ntibabimenya.
kuba uhumeye kuri ingingo zawe ari nzima ari nta kindi kintu wabigura, nta kintu mwabyumvise. Twisoreze rero tugeze hirya mu itangiriro, turi ku ijambo rivuga ngo umutima utunganiye Imana niwo butunzi buruta ubundi. Niwo butunzi buruta? Itangiriro 17 umurongo wa mbere. Haleluya! Aya magambo murayumva? Ni amagambo nyine agusezeraho, ndakubwira nk'igende, ndakubwira nk'igende. Ni amagambo atarya ruswa. N'abahanzi mbabwira barimo kwigira buri n'abashumba n'icyogo mubwira nk'aho adahari nk'igende. Oya, nari ndimo mbwira pasiteri wanyu ko njyewe nashatse ejo bundi, maze imyaka 2 n'amezi 2 nakoze ubukwe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2021 muri covid. Muri twakuyemo inda inshuro 2, hanyuma Imana itugira ubuntu turasama bigenda neza hamwe no gusenga. Hashize amezi 3 Imana iduhaye umwana w'umuhungu. Mwabyumvise? Mwabyumvise neza? Ruka rajya mvuga bakambwira bati ese kuba washatse barabateze ko tureba ukuze warapfakaye wari waratigorushije biti ntoya ni ubwa mbere nubwo akagari wakomeza gutangara nka kwanze ko ndiye gutangara ntaba nararaga iwanyu se wambonye ntabwo nararaga iwanyu tuza iririre ugira gusa ntabwo rero nagira ayo makosi yose nakoze nagize gute banini nicara hano mpamikora njye kuryagaryaga. Oya ndakubwira nkakwereka umurongo ahatangirwa n'aharangiza, ubundi nkagusezera rw'igende. Bakumvise neza? Numva mbabwira nabi? Nubwo nakubwira nabi si wowe wanzanye si jye wakuzanye. Iyo baguhamagaye kuri buri gare hari agapapuro baguha bakita ngo iki? Wafukasi. Umurongo wo hasi abanditseho ngo iki? Icyo uhamagara uzakimenyeshwa ntumurikirane wahageze. Tega amatwi, tega amatwi wumve imbyina, tega amatwi aparamana iri kurega abapolisi b'inzara n'ibikene ubukene ngo nyir'inzu. Tega amatwi wumve. Itangiriro kangahe? 14 umurongo wa mbere mwahageze. Aravuze ngo Aburamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera arabwira ati ni jye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Aburamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera arabwira ati ni jye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Mwabyumvise? Uyu Aburahamu yari umukire, yari mugenzi wawe, yari afite zahabu nyinshi, afite ifeza nyinshi, afite inka, afite intama, afite ihene, afite abaja n'abagaragu. Afite abaja kugira ngo ubyumve, yari afite umutwe w'ingabo utabara ugatwara inyungu ukabitsinda. Bakomeze noneho kukureba ko rero yagaragaje wa mutima ushaka gutunganira Imana, ariko hakaba harimo n'utundi tuntu twa paraparatewe n'utwo dusubizo. Imana iramugendera n'ingero yabwira ngo Aburahamu rero yari ataritwa Aburahamu. Aburahamu yari wari mu 18 hakurya. Aho ngo Aburahamu yavuga ngo urugendo naguhamagaye, udufaranga twebwe twakoramo, amatungo yawe ntiyakoramo, abagaragu be ntibakoramo, ingabo ze ntizakoramo, kugira ngo amaboko yanjye ashobora byose ajya abona ukuntu agutabara aho bikwiriye n'aho bidakwiriye, aho bishoboka n'aho. Dore kondisi, dore icyitondere, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Niryo banga ry'ibi bintu, nta bundi bwenge, nta yandi macungutanya. Niba ushaka kujya gucuruza hariya za Kigali ugatura muri ya mataje
ukajya muri Amerika wararengeje igihe, abandi bakiga neza ukazajya gushyingira ugiye mu ndege, ibintu byose warabirenze ntukize nugize gute. Ibanga ni ugukurikira inzira yo gushaka umutima utungana iki, biriya byose Imana ikabiguka neza mu izina rya Sorezara hirya Gutegeka kwa kabiri ibice 18 murongo wa 13. Gutegeka kwa kabiri ibice 18 murongo wa 13. Haleluya. Aya magambo murayumva atandukanye na bya bindi mujya mwumva. Ahubwo hindura imitima, muhindura amadini, mukajya mu tuntu tw'utugobyo. Uratugwamo sha, uratugwamo. Tunganira iki? Gutegeka kwa kabiri ibice 18 murongo wa 13. Mwabonye turi gusoza ijambo rivuze ngo umutima utunganiye Imana niwo butunzi buruta ubundi. Mwahageze se? Impamvu nyine ari bwo butunzi buruta ubundi ni uko utuma Imana igutabara aho bishoboka, hanyuma wagira nawe bidashoboka ikagutabara nanone, ubaho ku mpande zombi. Gutegeka kwa kabiri 18:13 mwageze, haravuze ngo utungane rwose ku Uwiteka Imana yawe. Ugire gute? Utungane rwose ku Uwiteka Imana. Icyo kintu ubwacyo kiruta twa tuntu tw'udufaranga, kiruta ikintu cyose, byaguhesha kimwe cyose, ugatekana mu isi, ukabaho nk'ufite umuryango. Iyo uryamye Imana iragusura ikakubwira amakuru, ugubwa neza mu izina. Hanyuma isomo rirangira ryavugaga ngo umutima utunganiye Imana ni ubutunzi buruta simakomeze. Ngiye gusoza rero mbaha ingero z'abantu bari barakoze umushinga wo gushaka cyangwa wo gutunga uyu mutima utunganiye iki Imana, ubutunzi buruta ubundi. Ni inkuru musanzwe muzi mutiriwe musoma, wazisanga kwa Daniyeli inde agera mu rwobo rw'intare. Agira ati hiriya hari umwana mutoya ku myaka za 17 gutyo uko nguko bajya buroro, we na bagenzi bakoze uyu mushinga wo gushaka umutima utunganiye iki. Uyu mugabo Imana yagiye mu bwenge busanzwe bumwe bw'amashuri, imuha igikundiro ariga, yari afite imyanya myiza, ari minisitiri w'intebe w'ibihugu 120. Urumva atarakaze, afite amafaranga, afite amashuri, afite inshuti, afite igikundiro, umwami amukunda. Ariko umunsi ibyo byose bita agaciro, yisanga mu rwobo rw'intare. Yisanga aho bidashoboka, aho utajya kugira ngo Imana ibone uko imutabara ikamukuraho. Yageze muri uru rwobo rw'intare afite uyu mutima utunganiye iki Imana iramutabara. Kuki Imana imutabara? Nuko nyine yari afite uyu mutima ugira gute utunganiye iki, kandi twabonye ko umutima utunganiye Imana ariwo butunzi buruta. Imana yakubeshaho amafaranga atakora, aho amashuri yataye agaciro, aho ibintu byahindutse abandi, uyu mutima watuma Imana igutabara. Haleluya. Kabivuze neza neza cyane, muragafasha. Bagenzi be Sadraka, Meshaki na Abedenego. Bagenzi be Sadraka, Meshaki na mwakumvise izo muri mbwiye kwa Daniel ziri mu bice 3 bya Daniel. Kwa Daniel izi za Sadraka, Meshaki na Abedenego ziri mu bice 3 bya Daniel. Bagenzi be Sadraka, Meshaki na Abedenego nabo bari barakoze uyu mushinga wo gushaka umutima utunganiye Imana aho ubutunzi buruta ubundi. Haleluya. Ubutunzi buruta. Nabo bari abagabo bakomeye, bari bameya w'umujyi wa Babuloni. Uwo mujyi ni nk'uko uyu munsi waba utegeka za Paris, za New York, za Londres, za Beijing, za Tokyo n'ahandi. Mwabibizeza? Ariko umunsi umwe na ibyo bintu byose bitagaciro, bisanga mu itanura ry'iki
imyanya myiza n'amafaranga n'ibikundiro byataye na ya mazu n'ibindi, basanga ahantu basigaje batuye mu itanura ry'iki, kugira ngo Imana ibatabare. Uyu murongo wo kubatwika utesha agaciro yubakure bajya kuwugeramo, bajya nuko bawugezemo bafite umutima utunganiye Imana, ubutunzi buruta. Uyu mutima utunganiye Imana utuma wumva amahoro mu kibazo, utuma wumva amahoro. Wigeze wumva Daniel ararwana nazo se? Yarasinziriye. Bya bindi mwabyinaga hano mujya mubyina gutya mwisarabana, ubu bano bahungu muri rya tanura ry'umuriro niho bakubise barabyina, ibishirira biratuma ivumbi, ibishira bihinduka ivumbi, bisanga umwami hari umwe wabashyizeho aravuga ati nanjye ndayibonye, atari gusige no kuyibona najugunyemo batatu nanjye mbonamo bane, ariko wa kane arasa na Yamana n'umwana wa Yamana bambwiraga nazi aravuga ngo nimwifire, ati ahubwo umuntu utazasenga Imana yanjye urabona abahungu bakoze umushinga bari barimo babyina mu kibazo, wowe urimo urarira mu kibazo, urumva Imana basenga ariyo usengaho? Daniel arasinziriye mu kibazo, urumva si yasenga ariyo usenga? Usenga shitani mu isura yo gutinya ikibazo. Ariko bano bahungu kuko bisobanukiwe bagashaka uyu muti w'ubutunzi bukuriye ubundi, abami n'abatware batagira, abakire n'abize batagira, baguwe neza mu gihe gikwiriye, banavuga neza mu gihe kidakwiriye, bavuga neza aho bishoboka, bageze n'aho bidashoboka ubuzima bugira bute burakomeza. Isomo rero ryavugaga ngo umutima utunganiye Imana niwo butunzi buruta ubuntu. Hagarika ibintu by'amaganya, ibintu byo kwirirwa ngo Imana kugenda reka da, Imana ifite gahunda yo kugutabara. Twirakubwiye ngo kanda amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima ize gute. Icyo nigeze kugira ngo ni byiza gushyira imbere biri ngombwa kubigira gute ibyihute. Hagarika kwirukana ibyihutirwa n'ibigira gute, aho ushake ikiri ngombwa ari wo wa mutima utunganiye iki. Isomo riragengo ryavugaga ngo umutima utungana Imana ubutunzi buruta ubuntu. Ntabwo Imana yagutumye aya magambo ishaka kupfa. Umuntu uryamye ararwara, niko nawe utapfa kandi usanga upfuye. None se wapfa gute kandi usanga upfuye? Ntabwo rero Imana yagutumye aya magambo ishaka kupfa, ntabwo yakwica kandi usanga upfuye, kubera ko yari urukundo. Yagutumye aya magambo ishaka kuguzuka ukava mu rupfu ugashyira imbere ikiri ngombwa, aricyo wa mutima utunganiye iki Imana, hanyuma ikagwana bya bintu ushaka wenda byihutira. Haguruka dusenge, reka pasiteri wanyu mushumba tuyobore mu izina rya nde kandi n'umushumba usengera izi nama mu izina rya nde.